Umurenge wa Buruhukiro ni umwe mu mirenge igize akarere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Ni umurenge uzwiho kuba ufite umusaruro mwinshi w'ibigori. Uwo musaruro w'ibigori ugera kuri toni hagati y'eshatu n'igice n'enye kuri hegitari mu mwaka. Ibyo bigori bikaba bikenerwa n'abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko bitunganywamo ifu ya kawunga, ibiryo by'amatungo ndetse bikanakorwamo umuceri w'ibigori. Mu gutunganya uwo musaruro w'ibigori, abaturage bakeneraga ibikoresho bitandukanye cyane cyane bikomoka ku biti. Ibyo bikaba byaratumaga bajya kwangiza ishyamba rya Nyungwe bakuramo ibiti bifashisha mu gukora ibyo bikoresho bakeneye. Mbere twari dufite imvune zikabije twagombaga kujya kureba agati muri Nyungwe tukabaza isekuru, fata igihe cyo kugira ngo uzajye kwirirwa ubaza isekuru yo kugira ngo uzabona ukuntu uzashyikira kujya gusekura. Wamara gusekura nta nubwo byabaga biduhagije, abana bagiraga ibibazo kubera washoboraga no kuri busekure ntube wabona ibihagije nk'umuryango w'abantu 7. Ukuntu uri buze kuri bunyuze ku rutaro ugakunguta agafu kakaboneka kagoranye. Ikirago kugira ngo kibohe twajyaga ahantu kuri Mbiyo mu ishyamba rya Nyungwe, ugafata umunsi wose wo kujya guca ubwatsi, ugafata undi munsi wo kwirirwa ubuhonda, ugacyo ugasubirayo kujya gushishura y'iminaba ukaboha ikirago kugira ngo uzabone icyo wicaraho urimo utunganya ibyo bigori byawe. Hari ibiti usanga byaragiye byangizwa n'abaturage bashakamo ibyo babazamo imivure, amasekuru. Ibyo biti harimo ingongo, imishabarara. Akenshi ibyo biti byamaze no kurangira mu ishyamba nta gupfa kubibona. Iryo shyamba byatumye bigira n'ikibazo ku bunyamaswa zibamo. Aho ibiti babitemye usanga hameze ibishihe. Ibishihe ni ibyatsi nabyo bituma nta giti kibasha kumera. Muri aka gace hari inyamaswa zahabaga zitwa inkomo, zikunda kurya imbuto z'ibiti zikarya n'ibibabi, ariko kubera ko ibyo biti byagiye bitemwa byatumye zimuka zijya kuba ahandi hantu hakiri ibiti. Ahari hari ibiti zaryaga iyo byabaga byatemwe zahitaga zimuka, bituma kano gace nta inkomo zikunze kuhaboneka. Ubu rwose musanze ndimo gutoranya hano ibigori ngira ngo nsheshe ku ruganda rwacu twabonye hano mu murenge wa Buruhukiro. Uruganda ruto ruciriritse tunganya umusaruro muto w'ibinyampeke. Uruganda rwubatswe na RDB. Ku ruganda rwacu dushobora gutunganya tone 2 ku munsi. Ni ukuvuga ngo tuvuga nk'ibiro 10 havamo ibiro 8 by'akawunga, ibindi biro 2 ugasanga ni umutima w'ibigori w'ifu, ariko nawo noneho nibisigazwa bishobora guhabwa amatungo. Ubu ni ukwanika ibigori hanze ku zuba, nk'ubu ngubu ugahita ushashereza rimwe ibiro 100. Abana bawe bakabaho neza, imiryango yo ku mpande ukayitunga, abaturage rwose bose ukabaha, ndetse ugasagurira n'amasoko. Muri rusange ukabona ko twese twiteje imbere, tubayeho neza kandi akazi kacu kakagenda. Ari umwana ujya ku ishuri akagenda akiga, ari wa muhinzi akagenda agahinga, noneho agahinga bya biraya, agahinga zangano nta mvune zindi, kuko nimba twaririrwaga dusekura turi abantu 7, ubu noneho urohereza umuntu umwe gushesha hariya ku ruganda rwacu, agasheshereza rimwe ibiro 100, agasheshereza rimwe ibiro 500, bigahita mbizana hano ku isoko. Uyu muntu ibiro 500 nkabimuha, hari nubwo mwoherereza toni akahitamo amafaranga. Ubu rwose ikibazo barakidukemuriye rwose, ubu ndabona tumeze neza, ni nayo mpamvu urabona ko tubyibushye gaho turasa neza. Ariko mbere ubu byari bikabije. Ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB cyagennye ko 5% by'amafaranga aturuka mu bukerarugendo azajya afashishwa mu koperative aturiye parike mu gukora ibikorwa biyateza imbere, ari nako anarengera ibidukikije na za pariki. Akaba ari muri urwo rwego koperative Twisungane Gatare yatewe inkunga na RDB kugira ngo ibashe kubaka urwo ruganda rusya ibigori. Imishinga rero myinshi yagiye iterwa inkunga, harimo y'abaturage bibumbiye mu makoperative, harimo nk'uruganda rutunganya umusaruro w'ibikomoka ku binyampeke, hakabamo amamashini afasha abategarugori mu mwuga wo kudoda, dufitemo abo twubakiye
amatanura ya kijyambere, hari ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bigiye bitandukanye parike ifasha abaturage. Ibyo rero ugasanga bifite n'icyo bifasha no wa muturage koko yumvamo ko parike imufitiye umumaro, bakagira n'uruhare tugafatanya mu ibungabungwa ry'iyi parike. Ubu dufite nk'amashyirahamwe menshi y'abantu hose bangiza parike, ariko ubu ngubu barahindutse, nabo nibo batanga ubuhamya hirya no hino bavuga icyo parike yagiye ibafasha, ugasanga kandi binumvikana kuruta ko ari we mukozi wa parike ujya kubivuga, ubuhamya nibo babwitangira kandi barahindutse. Kurengera ishyamba rero akamaro byagize ni kanini cyane. Nk'ubu abaturage batuye ku nkengero z'ishyamba ntago bajya babura imvura, barahinga ibyo bigori bikera neza. Parike yacu nayo ubu ngubu yamaze gusobanuka, batuzanira abantu baza kurebamo utwo dusimba turi mu ishyamba. Amafaranga binjije rero agirira akamaro abaturage begereye aho ngaho bose, ku buryo ibyo byiza byo muri Nyungwe bigomba guhoraho, ntibizigere byibagirana n'umwuzukuru n'umwuzukuruza, bakazaza bose babihasanga, ba mukerarugendo bakakomeza kuza batwinjiriza amadovize mu gihugu cyacu.